Iburengerazuba mu ijoro ryakeye muri centre ya Kirambo mu kagari ka Kibogora mu murenge wa Kanjongo hari amakuru yuko umugore afatanyije n'abavandimwe be babiri bateye urundi rugo bakica umugore waho ndetse bagasiga n'umugabo waho ari muri Coma. Hello citizens of the world. We are anonymous. Nongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana kuri The Anonymous 250 ikaze kuri chaîne yacu. Niba utarakora subscribe wamanuka hasi h'umutuku ugakanda hahindura ibaruka itukanda kandi kantu kameze nk'inzogera ukajugezwaho amakuru ya nyayo kandi mu gihe. Nyamasheke Bateye abaturanyi babo bica umugore umugabo bamusiga ari muri Coma. Iburengerazuba mu ijoro ryakeye muri centre ya Kirambo mu kagari ka Kibogora mu murenge wa Kanjongo hari amakuru yuko umugore afatanyije n'abavandimwe be babiri bateye urundi rugo bakica umugore waho ndetse bagasiga n'umugabo waho ari muri Coma. Biravugwa ko uyu mugore ari we wayoboye icyo gitero ku rugo rwa Ntakirutimana Jean ndetse ubu akaba yafatanywe n'abo babikoranye bagafungwa. Imiryango yombi ngo yari isanzwe ifitanye amakimbirane akomeye. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kanjongo yavuze ko uru rugomo n'ubwicanyi byabaye hagana mu masaha 4 z'ijoro aho abo bantu batatu bateye urugo rwa Ntakirutimana Jean bagakomeretsa umugore bikomeye bikamuviramo gupfa ndetse bagasigana Ntakirutimana Jean ari muri Coma. Amakuru aravuga ko uyu mugore bamwishe bamuteraguye ibyuma. Ntakirutimana ngo yari ajyanye umwana hanze gato maze abo bagizi ba nabi bahita binjira mu nzu batangira guteragura no gukubita umugore wiwe. Umuyobozi w'umurenge ati Ntakirutimana yinjiye mu nzu agerageza kurwana n'abo bagizi ba nabi ariko bamuteraguye ibyuma ndetse we n'umugore we bituma asigara muri Coma aho umugore we yahise ahasiga ubuzima. Abaturage baduhuruje tujyayo tumujyana kwa muganga ariko mu by'ukuri umugore umwuka wari wamushizemo naho Ntakirutimana Jean we yahise ajya muri Coma. Muri iyi centre muri iki gitondo hahise hakorana inama y'umutekano yaririmo abayobozi bavuye ku karere n'ingabo ndetse na polisi kugira ngo bige kuri iki kibazo cy'ubu bwicanyi bwahakorewe. Abaturage bavuze ko uyu mugore wavuzwe muri ubu bwicanyi cyangwa se uyu mugore wateye iyicwa ry'undi mugore bavuze ko n'ubundi adasanzwe arangwa n'imyitwarire myiza ngo amakimbirane bari bafitanye ashingiye ku makuru yatanzwe n'uyu wishwe kuri mugenzi we ubu ukekwaho kumwica. Umwe mu baturage witwa Ndagije yavuze ko uyu mugore wishwe kenshi yajyaga atanga amakuru mu isibo ry'umudugudu wabo bityo n'ibyashimishaga mugenzi we wahisemo kuza kumuhitana ndetse we na bagenzi be. Kugeza ubu ngubu umurambo w'uyu mugore wajyanywe ku buruhukiro bw'ibitaro bwa Kibogora ari naho uyu mugabo wiwe arimo aravurirwa ibikomere. Ibi bintu biteye agahinda kumva urugo rumwe rutera urundi rugasiga rukozemo ubwicanyi ngo bapfa amakimbirane. Ibi bintu bigomba gukurikiranwa kandi bigasobanuka nk'uko muri iyi inkuru tubabwiye. Abayobozi bahise bahagera kugira ngo baganire n'abaturage uburyo mugenzi wabo ashobora gutegura uwo mugambi wo kwica undi mugore akageza aho awusohoza. Muragira icyo mutubwira kuri iyi nkuru aho umugore yazanye n'abavandimwe be babiri bagasiga bisha umugore wo ku rundi rugo rw'abaturanyi rwabo ndetse n'umugabo waho bita Ntakirutimana Jean bagasiga bamukomerekeje kugeza ubwo ari muri Coma. Mugire ikintu mutubwira, mugire n'ibitekerezo muduha, munasangiza abandi bantu iyi nkuru kugira ngo ubutaha hatazongera hagira undi wakora urugomo nk'uru nguru. This is the Anonymous 250. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu wamanuka hasi ugakora subscribe ugakana no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ukagezwaho amakuru yose uko yakabaye. Wanadusanga kuri Instagram account ni The Anonymous 250 ugakanda follow. Wanadusanga kuri Twitter ni The Anonymous 250 naho ugakanda follow cyangwa kuri Facebook page yacu naho ni The Anonymous 250 ugakanda like kuri Facebook page yacu. Turabakunda cyane mwe mwese kandi dukomeje kwihanganisha umuryango w'uyu mugabo watewe akicirwa umugore wiwe Ntakirutimana Jean. Rest in peace. Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiranye. Bye bye. Hello citizens of the world. We are anonymous.